ijoro rimwe rirahagije kugira ngo uhombe byose, ijoro rimwe kandi rirahagije kugira ngo ugarure byose utsinde. Umwanya umwe gusa urahagije kugira ngo uhombe byose, umwanya umwe kandi urahagije kugira ngo uhindure byose. Uyu mwanya wa none tugiye kuganira ku bintu bitatu ushobora gukora kugira ngo ugarure byose. Nutabikora kandi bizarangira uhombye byose. Ibyo bintu bitatu, icya mbere ni uko umuntu ajya atekereza ko agomba gukora ikintu ejo, akagipangira ejo. Kandi mu by'ukuri ntabwo impinduka zitangira ejo, ahubwo zitangira uyu mwanya wa none. Ikintu cya kabiri ni ukwirengagiza ibikorwa bito umuntu akora. Ibikorwa bito nibyo bigena intsinzi y'igihe kirekire kizaza. Icya gatatu ni ukutihanganira ibikugerageza. Reka dutangire hanyuma tubashe gusobanukirwa n'ibi bintu uko ari bitatu. Bigenda bite iyo upanga gukora ikintu ariko bikarangira utagikoze? Ese wari uzi ko ikintu cya mbere kikuza mu mutwe ari ukuvuga ko uzagikora ejo? Ibi ngibi nta muntu bitabaho, abantu benshi bibabaho. Umwanya uvuga yuko uzakora ikintu ejo aribwo uzaba ufite umwanya, aribwo uzaba wabonetse neza, birangira mu by'ukuri utabashije gukora icyo kintu. Ibi ngibi byambayeho, binambaho, nawe bishobora kuba bikubaho cyangwa se byaranakubayeho. Uyu mwanya wa none tugiye gufata intambwe tubihindure. Bigenda bite rero? Iyo uri gutekereza gukora ikintu, hari ijwi riza mu mutwe rikakubwira ngo ibyo bintu wazabikora ejo nibwo wazaba ufite umwanya uhagije. Urugero, nkanjye nshobora kuba ndi gutegura video, ariko nkavuga ngo ibi bintu nazabikora ejo kubera ko ejo nzaba meze neza, nzaba namaze kuruhuka, ariko mu by'ukuri bikarangira icyo cyumweru utakigezeho, utanakoze ibyo wagombaga gukora. Kubera iki? Ubundi mu by'ukuri umwanya umuntu aba afite ni umwanya arimo uyu mwanya wa none. Umwanya umuntu arimo uyu mwanya wa none ni uyu munsi nyine. Ndifuza yuko umenya iki kintu. Ukwiye kumenya yuko ejo hategurwa n'uyu munsi wa none. Ibyo uri gukora uno munsi wa none, byaba bito cyangwa binini, nibyo bizagena ejo, nibyo bizagena ibyo uzaba uri gukora ejo. Wivuga rero ngo nzabikora ejo, nzatangira ejo. Wapi? Ejo ni ryari? Ejo ni umunsi utegereje ariko utazigera uza. Uwo munsi ntuzigera uza na rimwe, kuko umunsi uzahorana ni umunsi witwa uyu munsi, sibyo? Ibyo ngibyo rero ukwiye kubimenya ukabyumva. Abantu benshi bajya birengagiza ikintu gikomeye, utuntu dutoya umuntu akora, utuntu dutoya umuntu yita ko avuga. Buriya intsinzi igenwa n'utuntu dutoya tutagaragara, cyangwa se twa tuntu unegirije, usuzugura, nitwo tugena intsinzi. Ubundi ni ukuvuga ngo bimwe mu bintu biranga umuntu utsinda ni uko we akantu kose akabyaza umusaruro. Ako twita gatoya we akagenderaho akabasha gukora. We azi ko iminota 15 ihagije kugira ngo ahindure ubuzima bwe. Azi yuko ijambo rimwe ryamuhindurira ubuzima. Azi yuko imyitwarire yagira uwo mwanya wa none bitewe n'ahari nayo yamuhindurira ubuzima. Rero ibi bintu ni ibintu bitoya ariko bigena intsinzi. Umunsi umwe nigeze kuganiraho n'umuntu, ndangije ndamubaza se ni iki kintu umuntu yakora kugira ngo abashe gutsinda. Yambwiye ijambo rimwe, yarambwiye ngo numenya kwitwara neza, ikindi kandi ukanamenya no gukoresha amahirwe ufite mato, wowe wita ko ari mato, ariko buriya ari amahirwe niyo azakugeza aho ushaka kugera. Niba ushaka kugera ku ntsinzi, koresha amahirwe mato, unamenye no kwitwara neza. Kwitwara neza bigenda bite? Ni ukuvuga ngo umuntu yitwara neza mu buryo atazi, mu tuntu dutoya duto cyane. Abantu bashobora kubibona, ariko wowe ntabwo ushobora kubibona kuri kwitwara neza. Nta nubwo ushobora kuvuga ngo ngiye kwitwara neza. Oya, ubitangira gahoro gahoro, bikageraho bibaye ubuzima bwawe. Uyu mwanya wa none rero ndifuza yuko niba ushaka intsinzi, ugira icyo bita discipline. Discipline rero ntabwo iza umunsi umwe, ahubwo ni ibintu bigenda process by process. Ubikora uno munsi, n'ejo ukabyongera, n'ejo ukabyongera, bikageraho bikagera mu maraso yawe, bikabamo. Kandi ibyo bintu biruta ikindi kintu cyose icyo ari cyo cyose cyagufasha gutsinda. Kuko niba utagira discipline, nta kintu na kimwe uzigera ugeraho. Uzabikora uno munsi bikunde, iki cyumweru bikunde, ariko next week byange. Kubera iki? Bisaba utuntu dutoya duto. Wivuga ngo uyu munsi nta mwanya mfite, nzabikora ejo. Kuko nuvuga ngo uzabikora ejo, bizarangira mu by'ukuri utabikoze. Reka mbahe ibanga, ariko nanone mwumve yuko ari ibanga ryanjye ku giti cyanjye. Reba nk'urugero, ushobora kuba ushaka gukora ikintu wenda nk'urugero nk'ikizami, ariko bikarangira mu by'ukuri uvuze ngo haracyabura amezi 3, haracyabura amezi 4. Ibyo bintu bigenda bikajya mu bwonko, ukumva yuko atari ngombwa kwiga. Kubera iki? Ufite umwanya uhagije. Nyamara se nibyo, nta mwanya uhagije ufite, kuko uyu mwanya wa none ushobora gufata ukavuga reka njye ntangira nsome gahoro gahoro, bizarangira mbimenye byose, agera ku ntsinzi. Biroroshye cyane. Wowe wisuzugura utuntu duto. Reka dukomeze no ku cya gatatu.
Ijambo kwihangana ni ijambo rikomeye cyane iyo bigeze ku kintu cya motivasiyo. Ubundi abantu benshi bahura n'ibigeragezo. Biragoye no kuba mu isi udahura n'ikigeragezo. Ahubwo se bigenda bite kugira ngo icyo kigeragezo cye kugukomeretsa cyangwa se cye kukubuza gukora ibindi bintu wagombaga gukora, cye kuguca intege burundu. Ubundi ikintu wowe ugomba gukora ni ugutekereza yuko buri kibazo cyose gifite igisubizo, kubera yuko nta kibazo na kimwe kitagira igisubizo. Niba ujya utekereza yuko ufite ikibazo, jya wibuka yuko cyitwa ikibazo kubera ko gifite igisubizo, ahubwo utegereze umwanya mwiza wo kugisubiza. Umwanya mwiza rero hari igihe uza uwo mwanya wa none ukibitekerezaho ukavuga ati reka nkomeze ibyo nari mfite gukora, reka nkomeze imishinga yanjye, nzarangira mbigezeho. Rero nk'uko twabivuze hari ibintu bitatu, ibyo bintu bitatu twasobanuye by'umwihariko ikintu kibihagarariye gikomeye muri byose ni icyo kumenya yuko ibintu byose ukora bizatangirira ku tuntu duto duto. Niba uri umunyeshuri iga wivuga ngo nta kizame mfite, kubera yuko n'ubundi kizame kizaza kandi ntuzigira rimwe ibyo wagombaga kwiga igihembwe cyose cyangwa umwaka wose. Rero niba utarakora subscribe ndifuza yuko uyikora, kubera yuko uyu mwanya wa none urabizi neza kuri kwinjira mu muryango. Nanjye ndabizi neza ko ndi kunguka inshuti, ko ndi kunguka umuryango munini, umuryango w'ibitekerezo. Rero watanga igitekerezo, ese wowe ubona ari iki kintu gishobora kukubuza kugera ku ntsinzi y'ahazaza muri ibi bintu bitatu tuvuze? Ese byaba ari byose? Ese cyaba ari kimwe? Ni iki se cyakunaniye gukora? Ese wakora iki kugira ngo ubashe kugikora? Uyu mwanya wa none nawe watanga igitekerezo. Ntibagirwe gukora subscribe kugira ngo dukomeze twibakire umuryango. Uyu ni umuryango mugari, ni umuryango ufashanya, ni uwo kugirana inama. Tubikore. Murakoze.